nitangira mvuga rya jambo ry'imvuga na salamu alaykum Allah matura barakatu 5 kwa 5 kiri kapiteni kinyi ndetse dutangira filime y'uyu munsi nababwiye nta kundi ndetse ni ya film ni y'abarundi ni ndundi ni mu kirundi urumva ariko urubona ari kuyivugira mu babana nagi babibasha rega ibi ni ibintu by'abantu nkatwe dushaje abakambwa batama vuga 5 kwa 5 gusa nabugere publicité shabo ndabibonye imbere n'abakanda bakobwa buri minsi kugira ubwiza cyane hari igihe ubwiza bukubangamira umukobwa mujye mwitonda ubwiza bwanyu mu buhishe nibo bugaragaze cyane cyane ko abahungu b'iyi minsi bose baje ngo bakeneye gusuzuma niba basuzuma iki nge byaranancanze ngasheri turakundana uyu munsi wandaje se hoya ntago byakunda basi nimvuga amakamika imeta urabyemera aho ndahita nzanirukanka umukobwa wambitswe imeta ntanga ataha azayiruka nge nikabutini kingi ndetse filime igiye kuzana y'abarundi ndetse na company za kwikubwira mu kanya gato so iyi filime 5 kuri 5 kabutini kinyi maneze gute banihuta akanimerukanye nako kabanza kubona kabanza yakajye tugakoresha umuti uvuga ati King wankoreye umuti ko mona byakomeye imite nkubwira ni byakomeye ni sawa reka nkwereke dutangire filime yacu bazuri kunesagira neza na Muhammad ibi bintu mbikora nitonze ndetse mbibere kuntu mbikora bizabana ndabizi ko bizabananira ko bizabananira iyi filime urumva ni iwacu ni nyakari iwacu ndetse uriye nibyanditseho ni mu kiwacu vuga ati assalamu alaykum nashima imana ibi ni iby'iwacu imano videos 5 kwa 5 kabutini kingi bagati byaryoshye ndetse company zinyi filime na yindi yiswe iri kiduruku niri kumanuka aje bati kabutini kingi filime wayikoze munyikore bati yikore muri serie mitamanuka niruka GFC Gift Freedom Society ni 5 kwa 5 kabutini kingi ugutangira Eva ego nashitse ndinga ku muryango Eva baje kumureba Eva kaje kuba mwiza nyagasani imana hari gihe bivunagura ndetse bikavunagura umuntu Eva baje kumutongoza ndetse mu gitondo cya kane ama jewe kumenya kubwiza bunarenze imagine kujya mutaba nk'uyogosha umusatsi kube afite n'imbi nyinshi cyane aze gutongoza umwana mutoya ni kugira ngo atware umwana muto abasore nkatwe tuzatwara iki kweli ubugirwa ko yewe ninakeza akire muri yindwi ninakeza kweli mariage nawe mubwiza imagine kubera amafaranga ari rundi waje gutongoza duri afite imyaka ingana nk'iya Eva hari waje kureba Eva none ni umutama Eva kandi nawe ni umuntu ntago yasiga inota reba uwazanye bwanwa gusa reka ta babyakomeye iyi ni coming soon ni mu nzira imiraza umukobwa mwiza beautiful girl uya rero nabakuru no muntu wari kwanje iyo ni jambo ry'umutama amajambo no wantu ngari tumbere irembo bahabonye inka mu ntataha umukobwa mwiza cyane nga ko ataha benshi kabasha kandi bose ni beza inde ntubonyene nicaranye umwitiranye ni mwiza cyane uyu mukobwa ni mwiza cyane ni ikibazo umukobwa mwiza cyane ndetse iri mu nzira nayo irahari ndakuzaniye ubutumwa uretse wumve bose bashiriyeyo kuba mwiza hari igihe bikubangamira mu buzima ashaka amafaranga nari arayijyanye mano shinge ndagutsindiye narya pati na mwana n'umutagatifu ndamujyanye imana mbabare reba abandi bamamarete bose nabanongoza uraza uri gitama abandi bafite ifaranga utamadore kunahangayika afite agafaranga yambaye costume y'ikibabi wabibona gute se aitakata sheri bebe nivyo abo bose nabandi gutongoza wanya tuzanira umuti agafaranga gake abandi baparika imodoka muko bit aitaki cina bahungu umbe nawe ducufata nico de nawe namahita amagira bangu bamuremereye namba yo bakuruhishije kibazo kindeke mama nabike indeke ndazi ngenzo bikema azitira mufite agafaranga nyuma cy'umwana agiye kubitunga ajya gwishwa hanze ku isoko nta kundi byagenda agafaranga rigaga kubisa romo karakira ugutangiye filime yacu beautiful girl umukobwa mwiza ariko iyi ni coming soon inagiro filime tugiye gukora kandi kari imbere ngabonye ni coming soon iraje gatoya cameraman na editor aba X-ray pamo yiraga story yitwa Kiza ariko nawetse gato mbisome neza nitonze ntabiba bananze gufata pose kubera ko ndabize mfaje pose mba ndi kubiba cyane uri mwiza mwitonze ni coming soon ndetse director yabaye Kiza Joseph uwakanditse nawe ni Simon irakoze amena imana irakoze bakunzi ba filime ndunde turabaramukije kandi turabaye namwiriwe banabyumve neza yose turabamenyesheje yuko n'abarundi dushoboye dukina amareresi kandi ameze neza ibyo ni biriho izo mvo rero turafise civugo kivuga giti
kunda ivy'iwacu imbere ivy'iwacu ikiri ivy'iwacu ikomera amashi rero umuntu akeneye amareresi yacu arashoboye kuyaronga umwanya ari we wose nukuri kw'Imana abishije abantu bose bakopia amareresi mu Burundi batagira uburenganzira leta ibyumve ko bazocibwa amande miliyoni izi leta ibyumve shiremo n'ingufu kuri izo mvo rero hagarika kugira ngo duteze imbere Burundi duteze imbere n'abarundi ukeneye amareresi y'iwacu mubona ni murabizi nimero zikurikira ziri ngazi ko zirarengana nanjye nayibonye akangiye gutangira ngahamaga tutangire filime yacu Kiza Joseph ndetse yagize uruhare ndetse muri iyi filime 5-5 ndetse ni umukinnyi w'imena muri iyi filime Duwimana Natasha nawe ni umukinnyi w'imena muri iyi filime nabo bose Irakoze Simon Chimimana Marirene nanzi kwiki aragiye mana yanjye we ariko naza kugaruka ndabyemera bose bo nabakinnyi mujye mwisomera tenge yumva filime yiswe gute ngiyo bakinnyi benshi cyane muri filime ni benshi ariko nimuzi gusoma ikirimi cy'wanyu ndetse mu gutangira hari uri barirukanga ndetse mwicyamba mucyamvuye inyuma mwo kabyara niba ari igiki kimuri inyuma simbizi gusumba ukuntu arimo aratebikana Mw'Ijoro none yambaye n'igitsi muri iyi filime arimo ariruka cyane mariruka ari Mw'Ijoro mu gicuku Mw'Ijoro rimwe niba arimo arajyahe simbizi gusa ariko arimo aratebika ageze hakuno aricyo yagonze ndakubiswe n'inkuba Imana imbabarire ndinde muri mwanya Mw'Ijoro nabo icyo simbizi nagatama gakuze ariko karakuze ariko gafite ingufu utangiye indoto Dream Part 1 ndetse ikintu rimwe hari na kabiri niba nagati hari nayo turaya kuyikora nuko filime itangiye ndibona baka tutangiye kumuririmbo disi umunsi umwe ahantu usanga ndetse wabuze kwagira agwa neza usanga inzu yubakishije ibiti n'ibyondo gusa wayibimo amabonye no mutama twabonye ni mariruka Mw'Ijoro cyo yagonze dore kuntu yeboye wayibonye yabayiteye boye ariko ingi noneho yo banza barajyaga bayikupatisha feri y'igare banza barafite ikinga y'amapine bakajya batisha feri ngo basarebenga amahoro gaye mwaramutse muraho neza amahoro yiki mora gutese kandi tumerebe nabi dana ka break fasiti enda hiryo ndakuramutse mu biki byago bigwira ibindi kweli mugabo ari ifite ikibazo kikuzindukanye ngani nikicamura amaguru hamwe ni ntavyo ubona azamwe ni ikisi nagenda gusabe bira mu rugo rwanda ahita mwiruka abanyirukanye papa na mama bambwiye ati ntware namena ni ukuri kw'Imana wo Mw'Ijoro ukanye mudondo nyumviriza namba bakwirukanye bakukora ko na nyuko barakubyaye nawe rero n'Imana nikuzi aha naje wose ndagukeneye mu rugo wawe reka singize kubwira nko Kimoko we ngo bayitwa Kimoko okay Kimoko mu rugo je simva ngaha ndaja he barageka mvira mu rugo nyo urariko nuko mba numva mama ariko arahase mbona ndindira wanze kugenda nkwereka wanze kugenda umugabo yifite ibyago byinshi n'umutindi n'umukene nakepfa nakaruguru nari kuzana ibindi byakangaye nawe kwitunga byaramunaniye ajye gutunga suko tunagukanga reka nkwereke maze n'iminsi nirye n'inyama ntago ugenda urashaka uracyara nkwereke inyama kurunzi igenda kandi ora musenzi kaze toka ni Kimoko urashaka ibi kugenda jyana n'ibyabo nzaho bivanye se abantu bose muteri inama mwishimye ariko cyayindi bazonde kugira gutyo ugasanga igeze amezi nk'atanu toka sinerinda ni ikibazo ndandatera mviriza ndakwanse muri urugo rwanje umbe Kimoko amaze kumuterera erinda jewe reka atera imbanyi gusa zogaruke nagajya atera arutamena genda udareba inyuma sha toka mvuze nigenda uribura ariko kuribiki banye bakwanze banira kwibagirwa ngiye Kimoko ndi umutinde yagasani muri iyi nzu wabonye ko boterera yindi ni ikibazo ukangana gutya iyi nzu ntabwo inda yafatira amareka da imagine kugira ngo umuntu atere inda ari mu nzu ndetse ntahagaze 2020 uyu mugabo nk'uyu nguyu usenze Imana ngo amafaranga ikamuha miliyoni yatenda abantu bangana iki n'abagore bacu banze yabagera munini byagenda biterera niba ashaka ko ari mu muririmbo afata akana nk'akakeza ugasanga kubisinda akakirukana wasanga n'indi mitakoresha ntabamenya n'abagore tuzashaka basanga yagira ngo te yabakirinyita abakobwa bacu nako baragowe sinabagore ko nta mugore bapfa kumwemera abagore bafite abagabo babo basaba bari cuma n'Ikimoko uyu namunye n'umutezi w'amadateri namara gutera na pyato akatayigendera icyo nakivumbuye gusa sha yambare urebe umukobwa yemera ko bamutenda bambaye yebo zihengamye
ati cyuki ndabinda yajya moto we muko ye baby ni nani bite ndakomeye umbe ari maze nese ndakwiyumvira imagine bona baraho ngaho wambonye abakeneye simbe nkaho mutira w'imfizi aramutenda toza awe ndayinje marembo wanyu marembo kwani umbe aje kumusuka murembo nguje kuraba ndere irakomeye cyane mwebwe muri abajewe cyane muri abadawe nari nkeneye dawe wawe nari nkeneye wewe nyine inkumi sinkeneye umusasa reka nabyo musasa kawa mugabo aha wiraze ninda nindesho ubona uberanye na jewe babikomeye aho ngaho anje gutohoza neza urabaza goreti wariwe goreti w'inkumi zane hava n'umuryango avamo ikibazo njembo uri goreti nye uri bogori nwawo nabo ngaho yi aramutera imbanye muzi nyene kukarazo urabanza ugende uronke n'amafaranga yo kuguza yeboyebo ni ikibazo imagine kugira ngo namutera imbanye nta yeboyebo yambaye nabiri kara kunane kugira ngo ushobora kumesuriza mpuzakimo agasabane ka deso ngiye ku kazi uno uzohengera umunsi ngiye mu misa uze kuraba bagiye ku kazi rabi ngene nasobetse nawe turi yakuru umusozi babikomeye cyane bihubaho yewe wese nakubwiye ko ngiye ku kazi bamuciye amazi warigaze ubona ahandi amashata hatari wacu ni ikibazo igiharaga ciza kiva he ntikivi wacu iwawe muhira ucumbwira wowe utagira n'akaruru utahamwe ngo janaje ukubahuka ata mu muririmbo shaka saba kana nkanje kagasa mwabaye gute gasa neza sha aramutera imbanye tu jewe kimoko yaha we kimoko nyene mbona mfise naho uba ni ikibazo umurima nawo ndafise umurima w'ibijumba reka n'unyene tubirime bizojya abakobwa babuze iyo baje bamuciye amazi sha nico gituma abakobwa bo ngakuru umusozi mwabuze abagabo birakomeye cyane muri iyi minsi nico gituma uri kuramera abagana baca amazi abasore kandi abasore barabakeneye bose ufise ico buvuze nta mukeneye uburonka ni ikibazo ariko rero bitebuke tuzotinda duhura kidahura n'imisozi ni imisozi tu ariko raryo urimenge imagine kuri munambaye neza kwera umuntu ukeye ne habuze kikabasha ni ikibazo yebo zirahenga ariko ni mu giturage buri hasanga umuntu wambaye kuri hari abaromokere cyane gusa umukobwa muciye amazi amuciye amazi nabi cyane ati wowe uri fake na kepfo na karugu n'umuririmbo araramo wabonye ukuntu umeze yaho tereyemo umukobwa indahita amwiruka n'umugabo nk'uyu hari igihe utera irindi ugasanga n'indanye umutera nta yindi uzatera ubundi hari n'ibibaho kandi umwana wanjye mujye mumwiba mujye muri utera inda avuga ati umwana wanjye n'uwanjye yebo bageze ahangaha yisigaye yitwara hejuru iriya kugira ngo yambare wakwambara ibirenge kugenda n'igitsi na miguru mu muririmbo we nakefasha amutindaro tarya ni umukene kama hari nyakujya n'ingofero abizi ko nta wayiba hari ibyifuzo byo mukene n'ibicanye yagiye kumutera imbanye abakobwa bakuru umusozi baragayana kabisa imagine kandi goreti kunuka ngo jende gisa n'umwavu we kimoko none sikusasa nyine sikwasa ntacyo afite nta kepfo nta karugu nta gafaranga ni impossible ku mugani dore atunze akabido n'agatebe kamwe no kurya no kurya iki imisigati babikomeye cyane abanyakarura ararama ariko nanaga imvura igeramo imbe n'abagatunze arabadashobora kugatunga ntago mbabeke mvugisha ukuri kandi ukuri kuraryana ujye mukumvira afite ndetse n'isafuriya rye bahita gutiriye icyungo ni icyungo rega ntago mbabyibuka ngabaga mwigiye kugira ngo njye guteka ni rimwe mu mwaka nijya batekereje kugira ngo bimenye ni rimwe mu mwaka babikomeye cyane ndetse no kwiyaranja nk'umuntu w'umugabo ntabwo yakwicara muhira gutya ngo yicare inzara imwice kandi ngo yifitiye umurimo w'ibijumbu nakubwiye niba ari imyumbati babikomeye cyane ariko goreti kuntuka isa n'umwavu atanya agahinda ngo ritungana ni ikibazo kandi mukuru afite n'imvi jewe soza abantu bose banyemera atari bakuru umusozi baragayana kabisa naramugaye kwera muca amazi bana yanjye icyo nsubiza Josephine wanje ndamubona ijisho rya nyuma umutindaro tarya mutenda aramwirukana Josephine sinarizi ko abakobwa ngo bagayana nk'uko baraganya kweli bayo Josephine yemeye kwakira imbanye mu nzu nk'iya karuri urani wari umugore mwiza Josephine yarakomeye yarashyitse yari madame
Josephina Masaburicum Matime kama time bwicuma tuyanga ndetse mwijoro rimwe umunsi umwe baryamye twasinziriye mu muririmbo wacu babonye ufite n'imyenge ku mpande bifusiguye ngo mwamya yakunda nana kantu yorose areka no kuryama ku mukeka niba atari umusambi nakuyino umusambi so mukeka yarangiza akagera gutagapa muzika ari cyagiye hejuru ye sinzi namukibonye gimunye gica hariko warasinziriye asinzira aryamye ubundi niba ari umuntu wa mbere urota nabi umutinda arota arya umushonda arota indya ibishyire mu mutwe kandi umukene arota icyo yifuza gusa ibyo ni ibisanzwe n'inkamisa ya mbere araryamye ari muri woza bambona dore ngatangira kurota ari kunywa za nzoga nteye za vezi henze amayoga yandi twe twiteza ndetse tukayakubita amashuti ingeme ni iminsi ngiye ntago nayiteza rimwe amazi yera gusa kubera gukizwa ishize bahita bazana irindi urabona ni za vezi zonyine bana basefungura amashampanye urayabonye yo ni champagne Joninzo kila kitu ni iki ni pesa kama Mungu kanbariki na gafaranga ni kimoko nyamara twabonye aryamye mutinda rotarya mukenaro nako umushonda rotinja ubukene rero arota icyakennye cyane cyane nk'ifaranga ngiyo ndyamye ndota mikrofone kuko ni hahandi bari mu kasikose bani utamani wanjye ndayisingara arota nabi ariko arano kurota neza ariko nibyifuzo by'umutima nyine ngarakanguka nyagasani Imana umbe umubero w'ikibazo cy'umuntu kangutse avuye mu zuzi nkaziri wango mbiye muri Amerika ngarutse se hano mu giturage kweli mbiye muri paradizo se ngarutse ku isi birakomeye cyane wango yarota gavuye kuri dubure aje ku musambi Takira muri yanzu ni ikibazo yanzu cyayirimo yazi ko yagiye bunzozi data we rose nabirinda bucya kweli ana yanjye ujya nta kintu kibesha nk'indoto kabisa ube zo za mbere zirabeshya kweli ariko ziranaryoha yari nziza nisera cyari mu muririmbo izi nzu niko abazita bari tumuririmbo arazi ko namaze kwimuka kare cyane ari muri woza bombona akunze asubira mu ki ku musambi acyari ijoro rimwe nabwiye ngo rose nabiburinda bucya nago bujya bugira gute buhera gucya bucyo kirota cyane cyane umushonje kiryamye muri iryo joro none inshuro yakangaye nta kindi cyabaye dore ngarongeye ndetse bwa kabiri atangira kuruturira arepfiyo babakurambe dore bamuseka yarose ari mu bapfumu n'abaraguzi yarose inotero n'abapfumu n'abaraguzi yarose ibyiza rota n'ibinyuma atawe yisanga apfukanye imbere y'useka atyo mu nzozi ndetse ko reba ureba birori Nyanza afite amazi atatu karabaye none icyo kiragatsindwa no witeka ikiroto ntabwo nasubira mu buriri reka Imana ibaremo ne bukeye kubera ko aha ngaha rero mugabo afite amaso atatu wapi kweri ari imvura iguye navirwa ana karyama waryama ujya hese ko babikomeye cyane uzi n'ibindi shanda byutse Imana nibwo butaracya nongeye kuryama ushaka gusanga ndyamye nkarota ishoka mu mutwe wanjye kana pana wabandi yarota ishoka n'ipiki gusa nongere nsinzire wangu sinarota ishoka ariko na ku mutwe n'ishoka yafashe umutwe to arose arimo woza aho mbona byari byaryoshye arota bari kumuseka nako ari epfiyo bana yanjye naryama arota ipiki karabaye cyangwa ishoka ipiki mu gatuza ishoka ku mutwe ibintu bibiri bangu wareka kuryama ko mbona bikomeye cyane bibintu si bikomeye cyane ndetse mwibutse ko nyiri kabutindi kingi iyi filime nabwiye ni y'abarundi ndetse n'uburyohe bwayo iraza kuryoha ndabizi yanatangiye no kuryoha mwese nta n'umwe uri guhumeka insigane nta n'umwe uri guhumeka neza ko iyi filime niko ibazangira rangira gute itangiye ikiko
aya nayo nayariye sibyo kandi nange mwaryohewe iyi filime rega navugiye muri filime mu bivuga ati byanga byakuna King yavuze aho bigeze ubu tugiye kuri gisi mu yitapfune mu kule dunia a time kuryama byaranze kandi barakugiza ukuri kw'Imana yo mwijuru inzozi za mbere mbi ziba uronse uri kusoba ubyuka yanika amaturu utawisobera nyine nibisanzwe uronse upfuye rero uhita ukenyuka ko pyatu nagaruriro nyine urapfa amara yose ukakorera ukayaherezayo tugaruka koretse arabandi bapagasi babuza akazi we narababwiye ibyo bintu byo dukorera amahera mu gace muyajya yose nakazi kanyu nta kuzigama tabeko ariye kirwara ugasanga kibuza amafaranga ati wamba bari kanya kwa muganga kandi amafaranga yarahari cyafite umugore n'abana aza kimukurota nabi oye kweri ndibagwa hano yege kurongoroka aza mutinduro tarya kimoko uranezerewe baramwemera muri karitsiye inzoga zazitwishe ije bamwe inzoga nyinshi n'amafaranga yose bakoye barayamara bakorera ngaho ndafre nibisanzwe rwanda bisanzwe kabisa reka cyane batera inkuru naho mwari ko murakoma induru ngo mwe mwara ataye batereka bakomeretsa gusa umbe njewe nere ndarota izo ndoto aho niyo yaraye indoto narose nje zanyobeye kabisa bakomeye cyane indoto zibiri kandi zaje mu mice nk'ibiri nyene urebe umva bwa mbere mbona tumutunzi narara kimjoje pu afite inote za hatari amafaranga ndegeranya mfise amafaranga ubwo Imana bibwira abatindi bakobwa wende ku ruhande turyohe bose n'abakene rero kuri bisetse Imana yanjye warose nabi sindoto umva ariko rero narahantu hameze neza bana hayi wacu mu minyaganyaga umva kubitu ari muri woza wambona sinzi inzoka sinayibonye neza inzoka ariko ndano zafe gusa inunda nkikije champagne agenda ngakujya kwisake ibyuki kuri karuhari ego ne baramwisbera museke ukijya mahesuka aha ikakazu bamuseka bangu sanze muri yanzu mu muririmbo byose kadutega nako atandakazi yizane mu muririmbo ndumutunzi rero umukire umbe moko wowe umutunzi ni ikibazo kimoko urabona indeto zose ni z'ibinyoma kirese urose wasobye uzende kuja kwanikira iyo norojina zose iyo ngiyo umviriza rero sindaheze mu mwanya mbona indoto kandi umva agatiro karantwaye asubirayo emwe no kugora mu mwanya indi bururunu ruraje tagurutse ramuzamukana asigaye nabura kakazu arakabuza aho nyene ndahantu haya nyubera kumavi umwonga wewe umenga ashobora amatara ariyo ari mwotsi mwinshi cyane arari biki hameze ukuntu hariko umva umwotsi umuriro ni ikibazo ariko ameze neza atangira kwikanga urebe basha mibashahano nibiki umva ndajugumira umutima mu mwanya aho ni habi cyane egaragiye gushiduka ndi muri kakazu nari nasuye mu kazu bayisuka barakisekera ezo kuri muri jyanyene kimoko iyo ni mizimu myuka mibi tanga uruzuru rajya gusenga baramuzi ko ntago yatera imbere bano kubwira izina byo ngo waroze ngo wowe umutunzi ni ikibazo wumbe reka reka uvuka ku nkende ugapfa uriye igiti wamwumvise ubu n'umugani wowe uja mu bintu bibi uzi wa wasenze imisi yose ibizimi kuve zuramubwira niwe mungana navuma zaraza gusenga reka ivyo bintu ajya gusenga umusenza papa tubesha nga ajya guharota imizimu n'amadayimoni gusa ndakubaza yewe ko twirigwana ngamesi yose urasenga wewe yari je ndasenga kimoko we ntuzi yosengera aha nje bagwangura akunda kunkurikira bakajye ngo baramenyera kanigende twakuranye byinshi twarakuranye n'izumba nguriza gatoya ndakuzi mujya ari nguvu zomvya wewe ingo dukore oya ndakubajije hari nguvu zomvya ni ikibazo kimoko oya ndakubaja dushimbaraga hari nguvu ufite nkwereke ngo mta uzijya kwaranuye mwana nasata konyere uzopfukeye n'uzopfutunze we kifu uzapfura umuti uzapfura cyosha uzapfukenya utogapfa umbe baramututanye wewe niwo kwemera wewe nashitani ntiyamwemera kwe negira raba nakaje nomwe ariko wewe nashetani niwo kwemera ivyo yarose yari yaborewe isongo nyinshi wewe wishinga ari kuvyati reka inzoga ariko kunywa isongo urota ajya ngo amazi yera
ngamutaruye abazi katazakira reka dano nawe nigimura gukurizaho neza ugasanga nawe urapfuye babaha akazi data mwe mugakora kandi ndakubwireho umunsi umwe undi munsi ugarutse ngaha muri iri garaje bazamuhitana baraba umwaka batera urazana umunsi urazana ibintu nk'ibyo cyane umwaka wawe cenzo gutera itafari abatera umwaka uriyeme apara kuzurazana ibintu nk'ibyo ndagenda tokagenda twe twabuze akazi ngaha wararyohera ni ikibazo igaraho twicaye kuva mu gatondo bashaka akazi karabuze menyankuryo urazana amatiku we ngo baraye ngo muri boîte uri murabyina ese umuryango ukenye upfukenye iyo mugani nimukawugendereho bana bato ibintu mu byumve ibabwira ngo uvuke mu muryango ukennye ngo upfukenye ntukabigendereho ibyo ngibyo ni ibijambo ibintu bavuga niba baravutse wonyine sonanye ko ari abakene bitavuze ngo ntabwo uzakira wowe uzakorera inote urumva ukore gusa ariko cyane cyane uzabanze unige ndabwira abana bato abakuru mwe mwageze iyo mujya Marita Sheri sabwe mucanche wanje yo mugore umugabo wanje kari ndose nabitabye wow bega vraiment nafise umugore kabisa ibana rameza agiye dore ni twiza umugisha impeta bambara kaberwa prima byose uraberewe kabisa Sheri ndindira gato ahubwo ikintu nibagiye kandi gatuma mbererwa cyane afite umugore mwiza umugore ukeye cyane mbese neza cyane nabyemera abagabo n'umukiro afite agafaranga ari mu vile mu mujyi nyambikashe ni ambikanswi ndetse barakundanye ariko umugabo ajya kumwambika rero bamugore we urabirewe ariko y'abagati yacu duhagati ikibondo yago babyara ari byiza cyane nta mugisha buri make myaka ni ikoroka bahuze ninda aba inzu ipamba myaka igera kuri 6 yose kweli ibintu byose ko twabisize niko tubisanga babikomeye hama ngende imbere nje kuvura nawe uje imbere yanjye atanugenda nta mugisha unzanira nagasani nta musaruro uma arigiye umutuka kandi umugore ari muzima we karabimye umviriza shefu kwanza banzumisha nete yanje esa hinduka nawe umviriza bebe ni uri engineer w'umubiri wanje ni ukontrola umubiri wose kwa yose ubatse niyo nakira mu mubiri wanje muri make ibintu byose yubatse byakira muri we kuba tutararonka umwana jewe sinubwo umwana utarama ni ikibazo imbuto tutateye ntago zijya zera nico gituma jewe nitumufasha nakira ibyo umpaye muri make ibyo muhaye byose aramufasha hama nkabigaragaza ukabibona mu nyuma ndetse byajyaye umusaruro biri mu nyungu ikindi nacyo ntumabare cyane kuba tutararonka ikibondo Imana nihezagira abantu nabishaka ko turonka ikibondo ntago Imana iratanga umwanya nzobishaka je Marita Marita riteguye nzokwibarukira umwana kandi uzoryoherwa sheri wanje akana keza cyane amasheni urazi ko nama nakubwiye tuje kwa muganga kwipimisha buri munsi ntubyemere jewe naripimishije komeye asanga yarahezagiwe ubwiye gukomeye ni muzima yavuze ko akomeye kubw'ivyo turindire igihe Imana izobishaka je ndizera ko tuzoronka ikibondo bazamubona Imana itangira igihe nakubwiye urofa nk'ubwo ndabuhanze nabyo urofa mu rugo ndabwo umwaka umwe gusa udatwise inda yawe itagiye imeze nk'ipine imodoka itagira nk'ipebe imeze nk'ipine afite umwuka mu kwe n'ukuri umuryango winjiranye n'uzosohokana nagasani cyangwa tugiye no mu rubanza tugende urukunda mutwara kana maze kumubwira nabi afite inda imeze nk'ipine y'imodoka itagira iki nta mwuka idahase muri make ntago ijya yakira umwuka wera gitwara imodoka neza cyangwa imodoka igenda ihengamye babikomeye cyane tuza mu muririmbo z'umutindi gucunga yango nibayiteye bimwanya garota abona bimanutse bikaza bije kandi ngenda abona bimanutse kandi biraje kwera z'umutindi kimoko mutezi wa madatenda katavuga ati ndayawe sinyishaka yewe data kurukundo baza nyagasani nyiri cyubahiro ababona garabina urabona inzara oni nyambaro
ndabona ko barebana urwikekwe ntago bareba ahantu hamwe dore ng'inzu barayisukura kimoko ntahari nazi meze bite cyase kiriya akazu kose agakoramo isuku dore amaguru kuna te ni aragatsindwa n'uwita amaguru ari hariya aragatsindwa n'uwiteka yarakamutse bagira ngo bakina ku senke azagira unyumva kanku bitariko ariko yarakamutse rego kuri kuravugwa ntabwo mwayibonye ura nibe rya kanagiro rya bomoka niyo nako yari kandagira pana rya kanagira gucunga amaze gukubura hanze hakeye uwa mbere acaho nariko baca mu muryango reka da barahezagiwe nabo urabona ukuntu bagenda zabigana bango reka nje kubafasha indani mu nzu ideza mbiri nanjye ndagiye indani mu nzu yenzo basanga ari nabayo batuye mu nabamenye maze gukubura inzu y'umutindi urotarya rota yibere muri woza wambona muri boîte dore gutahado nakepfu nakaruguru faranga ryarabuze ahantu kwakubuye ndetse mwibuka inzu y'umutindi bakozemo akazi bayikoze ibishoboka byose bayikubuye dore gutanga agene mu rugo bya bindi by'umutindi rotarya basanga agiye gusanga zabaye imamo kandi ibintu bikomeye cyane ahantu uyu mwanya wiwanjye kweri ko nzi ko ndi umunyamwanda hakeye hate ni ikibazo ningo kubyuka ugasanga wakarabye kandi utajyaho n'ubu nta kuntu haba habaye ahantu byo bari bishasha nta muturanye agira reka da biratangaza si kusanga hano hakuwe basanga nako n'ubundi yajwemo bamuze yajwemo kweri yajyaga barota atari yababona ngo bamugire uruhande amare kuntu Yesu agira nako babandi bepfe bagira nabi abepfe bapana Yesu kuko Yesu ntago agenda muri biriya Yesu bya ntago bibamureka da Yesu baratubwira ngo ni umwana w'Imana niko nyambiza ariko nako ariko byumva siko mbizi masaburi 10 masaburi 10 none rero urabona radio y'umwaka wayibonye iyi ngiyi rero ubuze kwagiragwa neza wowe bangasanye babonye ikintu hashize wakabonye soneteke ni umuririmba ariko irakoma ahazi ibijumba ni ibijumba babyaryoshye ibijumba byakoze umuti nyinse maze kwicuma none kuno nta kepfo nta karugu nta kindi gihari kandi imvura imiragwa ntago bumva ko ari kunyagirwa reka kamari yumvira indirimbo kuri ki kuri batini urayumva ariko kukajerekana kavido kakandi gatoya ani tuvuga ati hano nahezagiwe Yesu agira neza yabonye Imana nyagasani nganda muhebe ombe ya ifite amafaranga amwitwarire umukunzi umuyumbi bidukora ngakazi ko ku munsi ko nshaka kwitungamo umugore agiye kwirukana umugore kubera akazi tukakabura ubukene mugomozi bivuga kwiki ni kibazo na uri umwana mu mutwe ikibazo ntafise nico umbe niko tushobora korora inka inama y'umuhemu igusaba gusasira kwahirira kuragira mugihe ushaka kuja hariho hose ukagura ama inama y'umuhemu mu gihemu kusikavugira mu migano ushaka kuvuga iki ni ikibazo nshaka kuntahura niko tushaka kuzana umugore aza kukugora gusaba rasyo umushukanye gusaba impuzu aramushutse rato agwaye ni wewe amubwira byose ara ni wewe uyu ni umushukanye bayi bimeme ni wewe umushukanye pe ashivyo kurongora byaramvuyemo ni hatari ni umushukanye kabo hariwe mugaheza gataha na deplace makirihira ni pyato kayitahira mubwire wanga Tenda babwire mabahungu muri mihimbiri ya mibi cyane murashaka kuvuga ko gutunga umugore sinshaje nkuri bibiri kwe zo kigoye cyane mu buryo utomutunga ku mafaranga 2000 nabashaje aho kora bibiri abagingo bari kuzana ibirimbi y'ubwana butoya amafaranga 2000 tukabatunga birakomeye ubona meze gute niwako meze neza sinyesi nkaze se nkahembwa yo asuko se gusigira amatongo yata gusigira byahugendo ni ikibazo bamusigiye amatongo azi umukire muri mu amatongo biri mugaga boss miliyoneri ko muri baki uno musi kuri gajyanye turabanyene ajya gushaka bakupagasa umusi abakozi niba uri burashaka kwicuba umukire turagashobora turarya twenyine turabakoresha cha ndamenye ukuze yishukuze tanye muhamagara
nabo turagakora Kimoko araje na kimoko aje gukorana nabo kimoko mwibwe ntakorwaho we napfa kwemera akantu katajya wapi kafe akazi kabonetse kazi wangu kabonetse tugere ni sawa akazi kabonetse akazi none baduhemba ngahe kwa ikibazo si bibiri byonyine ku munsi ukore noti ya bibiri imaginary niba adashaka akazi ngo yuce n'ikinebwe tugende mwembi wangu tugende mbibe genda babibe mwenyine wangu njye ntago njya nibwa mugende babibe mwenyine kwishima bya bijombo twigireba twigire wangu bijya tugende babibe njye ntago njya kwibwa njye nibwa gute kandi njye sinkorwaho kimoko wabo nyakapfa cyane umutinda ariko yihagazeho nubwo ari umutinda ntago yemera bibiri akeneye guhembwa nk'abize ngo arimo arubakisha gafite agafaranga gusa ntabwo happy aratera imbanye ntiyinjira kinapagasi nk'icumi demiri ubwo bose nibari babaye batatu ndetse demiri bose ni demiri hakurwa abantu 10 bombi demiri ngo ni 6 ku munsi kweri munsi wose kweri babikomeye mwabagabo masaburi 10 umuririmbo wanyu ndetse yanzu ibyondo yacu ibyo y'ibiti bagabo yiryamiye umunsi umwe ni kimoko aryamye asinziriye kimoko banzamusuye to azamugore twabonye umugore nawe nepfiyo bamugore wepfiriye basanga kimoko zanzu zajyarota bamuguyeho tu aha bibaho uminseko umitse kwa nyiri ibintu yago twaye bagiye kugwa byinshi ariko nawe hari byinshi utira gute usoro mwaho ega nacu gucubusa niko bavuga nta cyubu cyubusa gibe nimpanguye kimoka ryamye baza kumushika bari wa muririmbo we no umutindi nyakujya ariko nubwo ari umutindi nyakujya jyama no kumukeka nubwo aryama kumukeka ariko nubundi ni hahandi yihagaza ati nge ntabwo nakora demiri ngiye umuntu w'umugabo nubwo nambara ibirenge nubwo ngenda n'imiguru ariko hapi kweri yebo zashasha baramushika mino babyita gushika baza ngo abibonye ute wize ute abangenda barenzereka yabanza nayo imikino se abangaba reka nibaza bambwira ibikize yenga ku mazi yera abasa amazi yera baza ukuntu babigenza kimoko baramushitura kimoko baramukamata kimoko amucishaho kimoko beti tuendelee mambuja vuga menshi bakuma amunyuza kwa kundi yenda nk'abandi bamuzera mu mazi yirabura aya mazi rero abayirabura aya mazi mabi cyane kandi yubu mutsamutwaye kuruza n'abagiye epfiyo hari ahantu babwiza ukuri ko Imana abantu mujyayo ura ujya kubona ndetse nziri gucishayo ubundi bavuga ngo umuhana avayo no umuhana ajyayo egenda uramureka kagenda ariko yagaruka aha uzare umwana ari gukina n'igishirira mu gato wa mwana wa kiretse igishirira ati oya ntago nyida mama kirashyushye gisa neza igishirira ariko yakozeho atavuga ati mama sizongera ubwo wa mwana ntuzongere kirababaza kimoko ne baza kumukiniraho sukeneye agafaranga siwe amafaranga yabaye ndetse yaramanze yabaye nk'amahembwe y'imbwa neza birimbwa ni wagira gute ntihamira amahembwe ni ibintu bitabaho inama irayaza nandi niyaza imenika yaza ndi niyaza ariko imbwa ntihamira amahembe kweri bamujugunye amazi yirabura shaka umugwara mu rugo n'ubwo ndetse ikibazo ni ikibazo ni kimoko kandi umugabo nk'uyu ushaka inoti ntabwo yazireka yaba yasaze se mataimu naendelea saburi cuma kimoko ndetse amasabwe icumye kimoko bino birakomeye cyane baramushika ubyita gushika baranamushikanuza bita gushikanura kimoko gake bucece ndani ya mayi
ngo ni mu nzira ujya pfiyo ujya pfiriya handi nyine ahandi hariya mujye musenga Imana zizabajyana niko mugezeyo yabari ikidori iyo bageze hariya haragatsindwa n'Uwiteka burimo mubona buri munsi mbona nsenga mvuga na salamu alaykum tutangira filime yanjye kuko na filime yanjye ntabwo yamanuka pfiriya Kimoko we indoto zawe zabaye kuri aha shifizo wifuje gushikako yarose arya ariko uyu munsi birashobotse yaheza agiwe Kimoko yaha twarabiravye turabona yuko arahangayitse ushikirizwa ivyifuzo wifuza byinshi byose kweri ubwangira ndagwa amategeko yaha agenderaho uzashobora ayo ni yakomeye cyane ko rya mbere nzanira amaraso y'ujya mukobwa wakunze gose mugabo arakwanka kubera ubukene umukobwa wamukati mwibuke n'umwanzi wo muri kano kanya ameze nk'umwanzi Kimoko uwo n'umwe Neverine ni hafi kira kabiri oya ntago Neverine akunda bibi amaraso y'umuhungu umugenzi mwagendana yama ariko arakubara ko amashetani adatanga amahera abo ngabwe ngo nakazacira nyumva ngazafata kizu munene umwanzi we wamukatiye n'umwanzi atoryo rya nyuma ndagutumye umwana w'umukobwa yirabura muto yirabura myaka 21 ati myaka 22 ukuranyumva ayo n'amategeko atatu yonyine amuhaye ikindi ngira mutegeke kimwe cyonyine mu buzima urenzeko uranyumva nzigera urongora nzigera uvyara nagushaka umugore no gutera inda reka dan yatani Kimoko we ngira ndagwe ikimenyetso cyane amahera ndabizi kiri mu bushobozi uzoshobora gukoresha ibyo ushaka byose bamuhendetse n'ibirenze kandi uzobironka iby'Imana yashize ku isi umva ubundi hari ikintu Imana mu imagine umugabo uramutse umuhaye ndetse uzokoresha iyo ugiye hose ibyo ushaka gukora byose impeta akira mwana nako wamutama we yenda uheza agira gufata agafaranga kure ku note n'abakora ku note ukoresha abandi abagukoreshaga bose bakubera abapagana yenda mwininisi ndaya mwoto ni hahandi Kimoko genda naye jeje urasa dore Kimoko ngarabura karabaye ahawe byose gusa byasabwe ubyibuke hari umukobwa wambwira ati we urawapi na yebo nta gafaranga wifeke uri bandari uri rubebe mbi cyane yaramututana musomera nabi cyane Kimoko urabyibuka umunsi atacye ameze nabi cyane akereye amaraso uwo mukobwa akereye n'amaraso ndetse umugabo wambwira ati wewe ntabwo uzapfa udakiza ukapfa uri umutindi uzapfa uri umutindi uzanakinye kukiri umutindi ubwo bwose n'abanzi wamukatiye n'umwanzi we wamubwiye ngo urucyo n'umwanzi we ariko ari umukobwa undi bamutumye turamenya ngo ninde wirabura imyaka 22 nawe ntabwo tuzi uwari we icyaka kindi cyanyuma ni kimwe nta kubyara nta no gushaka umugore ariko hari ikintu Imana irebe ikavuga ati umugabo n'umundi reka nyimwime ko aramutse abonye amafaranga yamara kubona amafaranga ugasanga abonye amafaranga yateye inda ya mbere arayangira agenda none yarangiza amara kubona amafaranga ikamuha kubyara byagenda bite kwe wasaka karitsiye yose yayiteye inda yateye ya mbere ari umutindi arayihakana aho muririmbo udakubaka habe na 20,000 kada imagine yaba mu ya miliyari yaba marira ko yebe data we abakobwa bose twajya kubashaka bafite abana ba Kimoko ntago mabeshya ndetse ko muri iyi minsi mfite n'ubwoba ngiye bwo gushaka umugore sigaye mfite ubwoba simbabeshya abakobwa b'iyi minsi bose basigaye barakuze cyane mu mutwe ari utabyemera se ariko abahungu nimujya kuvuga ngo bakuze cyane mu mutwe muremenya ko kugira ngo bakure rimwe mutuma bakura abahungu mudahari ntabwo rega bya bindi bajya bakora babikora singe mutuma bikora se ngo namusohokanye ngo namwishaje ngahano ngo agiye kurya kamwe none yasohoka mwe nande se wamusohokanye yuta musohokana ntaba yaje aho hantu reka niho abandi baza ngo ariko ubundi ngo tuvugishe ukuri ngo umuhungu n'umukobwa ngo indaya ninde indaya ni umukobwa cyangwa indaya ni umuhungu
tujye tuvugisha ukuri ndaya no umuhungu bana manje je mvuze ko ari umuhungu abahungu bose ntimuntera ibuye ariko tujye tuvugisha ukuri umukobwa yagiye gukora uburaya aba afite ikintu abura arimo arashakisha sibyo muranega amatwi cyane cyane afite ubukene ubukene gusa urumva wasanga ndetse afite n'akana agomba kurera icyo cyumba dore ngo kimoka rya mu vile ndetse aparamiye ajya mu vile yambaye biguru nta nakakweto wapi ariko yahaye uburenganzira bubasha bwose bushoboka bw'ubutunzi yanze gutungira mu cyaro yanze gutungira uruguru amanuka mu vile ntago nababeshyaga ibyo navuga navugisha ukuri umukobwa agiye gukora uburaya aravuga ati ndagenda bakora ibingibi ariko hari amahera ngiye kwita ku muryango cyangwa se ngire gute ikintu nk'icyo ariko dushyire mu gaciro wowe uri umuntu w'umusore cyangwa se uri umugabo uvuye mu rugo usize umugabo umugore aryamye cyangwa se wowe ugiye mu kazi uvuye mu kazi uhitiye muri hoteli umugore umusize muhira ujya gusiga umugore muhira ukajya muri hoteli uri iki umugore aba yakwimye se reka ariko namwe abagabo mujye mureba namwe mureke kugira gutya ngo mukabye ntimugakabye umugore umusize mu rugo ugiye gutanga 50,000 hejuru y'ibintu ukora iminota itarenga 5 ukahita utaha nkana akabaragiye nkane bayakorera igihe kingana iki bitekerezeho umugore ari igihe kingana iki ukwezi kose mwaka we yarya muhira none ubwo basize umugore ukajya gushaka uwo umwana uri hanze waje kwigurisha ugira ngo utamwishyuye yakwigurisha ntabwo bishoboka umukobwa bindaya ko twamuhaye amahera ye kugira ngo abiyo ndaya utayamuhaye cyangwa utagiye kumurondera wewe ngo mutware ntago ajya gukora uburaya reka yabikora gute kandi udahari ubwo indaya ninde ni umukobwa cyangwa ni umuhungu muzabyimenyere amasaha muri 10 reka bamugishije ukuri agiye kwirigara ntakubone nta buraya akora hagarara kwirigara ngo ninde dukora uburaya umuhungu atabonetse ngo asatanga ifaranga rye ntago ari ugira gute ntago umukobwa ajya kwihigira umuhungu ngo baryamane ntago bamuhiga arahagarara akamusangaho ubunga akaza gushaka icyo kintu ashaka buriya n'inzoga itanguye ntago ivanwa mu icupa iguma mu icupa paka igasaza ntago mbabeshya kereka icupa rimenetse yene umukobwa utatwaye ntagakora uburaya agumaho nyine mpaka none se ugenda ninde mwatangiye kunyita umufilozofi ibyo ndabizi ariko mbabwiza ukuri erega n'umwana w'Imana asa na Yesu cyomako muvire none ndababeshya se asa na Yesu ngiye umwana w'Imana cyomako muvire muvire n'umuturage nabiruka babona bari bumugonge wagira ngo ni imodoka yabonye imodoka zigenda avuga ati ibintu birakomeye cyane geze muvire bamuhaye ubushobozi mu impeta mbwa ati wa mugabo iyi nuyikoresha tayari ariko nuyituza abarobebe ariko hari ubuzi butatu bagomba gukora bwa mbere ari amaraso bakeneye y'abantu batatu badapfuye wamburwa ibyo wagize gute wahawe kimaka ageze muvire mwibwe n'agakote yagataye agofero yajugunye mbega atangira umusirimu gusambaye ibirenge mutamamba birenge muvire na miguru kweri baraye bizuri babibabaje cyane masaha buri 10 n'iminsi apana umunsi umwe cyangwa ibiri iminsi myinshi tuza kuri yanzu ndetse y'umukire y'umugaga hano barimo agafaranga magafaranga gucunga duri wa mugore wahaye umwaka ngo n'abatarabyara hatoke byari imenye mu magambo hano mugabo ntamwirukanye ajya ngo mpaye umwaka umwe nibaza ko utabandanije uharura neza mugabo yarabyihoreye umugore aharuye yarabizirikanye umugore ariko ni 5 nayanda wa muri kuranduka ngo imeze nk'ipine y'imodoka itagiramo ipepo itarimo umwuka kugeza n'uwo munsi nta pepo zirajamo nta mwuka urajyamo nico gituma
uyu munsi isemo kugusigira inzu yawe umugore yifatira umwanzuro kurandiramo umbwira nabi ngo singira umwana usanga yasanzaje ibi bintu yego uzorondera ingumba nkawe umugabo basanga ari ingumba turetse n'ivyo yego iwacu nta ngumba zihavura reka mutoya wanje yagiye mu nyuma zanje twarahezagiwe bafise abana babiri kandi nawe urabizi muhira barahezagiwe yo ubwanje ndizi yuko atangorane fise atakibazo fise ahubwo ikibazo kiri kuri wewe w'inyatsi bw'ivyo gumana n'inzu yawe n'inyatsi yawe ndera ingumba muyibanamo yiryamane nayo igiye kurondera umugabo azoshobora kumpa umwana tayari ni 5 kwa 5 arigendeye umugore ni wabizanye ubundi uracece kuntuzana itiko sheni n'inkuru rase ndabona urajya henyine niko nje tagiwari none wari wampaye umwaka mu nzu yawe umwaka nuheze umwaka urenze ku iminsi 5 biya by'umwaka naguhaye byihoze yaraheze none nkori byihoze nyine naritahuye oya ntabyo kwitahura bapi sheri inda imeze nk'ipine itagiramo ipepo tagiramo umwuka na gato mu kareka hari n'abazi gushiramo ipepo bazozishira abazi gushiramo umwuka bazawutera ni ikibazo imana agiye kure abazi gutera imbaraga oya nta pepo uzi gushiramo we ntabwo uzabishyiramo ntabyo ugira ndekurira isakoshi ikibazo ntaco gukina kirimo yafashe umwanzuro gushaka umwana wewe uri ngumba genda ariko ndazi ko ngaje n'umutima musanga wowe umugabo wa fake utavyara rebe data we mugabo wa fake urondere ngumba nkawe nakatiko gusigarana aba fake n'imyaka bamaze bari kumwe ngo ntabyara mana yanjye babiteye ubwoba mugabo wa fake ntabyara masa burica umugabo ntabyara nyuma y'iminsi mike ntago nzi ngo ninga ariko nyuma y'iminsi mike amataye mu buricumi amataye mu bwicumi unaendelea mataimu nawe ngiye bari 5 kwa 5 noneho iyi company bakiri yindi tugaragara kuri wa mukobwa ndetse wakati y'umuntu kera abo kwa mutamba muraho neza imyaka ibaye myinshi karibu abo kwa mutamba kwa muze muraho bakundukize baratubonye muri iyi minsi ufite agafaranga ntago bakuva inyuma bakundukize bite di amahoro ni wewe yewe no kuri ninge cyane karibu kwe hatujuma oya nta ari gwatujuma no yabaye umukene kera kimuko yari umutindi asigaza telefone agenda na zibiri igikapu gifaranga amubonye yambana ncongo cyahinda ni warukiza ikibazo bako binduru agiye babonye umuduga ngaha kuri uyu mutumba twese turatubimenya ndawusize ngaho kubarabara umuduga usize hakurya afite n'imodoka yarakize kuri warabaye umuzungu yabaye VIP kwe yarakeye cyane ugimana nitanga ubuzima yaratanga yabivanye repfi hariho vuga na ziba nanje no munsi nazibye yacecetse yarenza iki baza yuko nawe umenye ikizindura inyongori burya aha nabanda gutera inkuru gore burya igikero giteye umugere ugitumye icunguruza kibagikata hakurya ajya guhiga ibindi wowe uragihaje ariko rero nkumbura cunguruje coco kigiye cinezerezwa ko wagifatiye urugendo rurerure kibagikatakata jewe kuri uyu mutumba abantu baravuga bakanera imigere bakagira gute bakagira uzakira uzapfura umutima uzapfura umukino uragapfura agashahurwa banera ubundi ngurukira ku wundi byose bakambwira ndi Bujumbura oyico nawe uno munsi nuko uko abantu babona umuntu atari ko Imana imubona nagarika bari kwe yamushizemo nta muntu ashaka kukibona atari Imana acha mujye kabaje umutima kazindura amaguru ni kwa kundi tugenazanyo nawe jewe birakomeye cyane bigenze gutega kimosho oya sindi kimosho ni kimoko ni kimosho yamwibutse gusa mukapiteho gahunda ama mujye ubunyegere buyagira kwigufa yaramutumwe di kenda nibaza ko wakwihindura gato ukacuza ugacha neza ukambara neza nawe yiye tugafata kamwe tukaba turayagira tukajya gusangira bugafanta basi babingene n'abantu bakuze jewe tujane wowe nyene bari uzi ko mbwiye nde ni wowe nyene mukama wanje reka kuri inzu binsaba reka ndabe derika bandanya harurutse tujumbu nakundi ngo herekeze tujye gusangira
Dawe ya mwoto ni mwoto. Rega nakunda ugomba nyine ubugomba. Yashi ibijumbu narabisezereye n'ukuri. Aje. Ibijumbu yarabiseze, ibijumbu byabaye hatari, ibijumbu byabaye ibijumbu. Musi ntekaraje ibijumbu joro n'umuntu. Ntabwo yakongera kurya ibijumbu ni ndanje. Nakijumbu nogeza mu kanwa kabisa. Imana imubabarire nakibijumbu. Sitaki ukura ibijumbu. Tugendereye. Kutishanjije. None kutahinduye impuzu. Ya kimoko inzi. Iyi niyo ntunze rega nacyo nahindura ku mpuzu ntunze iyi ni original. Ibyo se ni byiza Nukuri niyo nyina tunze muri quartier noneho. Kimoko. Izo. Ayivanye no gusenga. Senga kandi tadutonyongeye gusenga. Twari twiza cyane n'ukuri. Akavanye gusenga desi. Jisha ha. Nacho. Katugende. Ibindi turabyagira imbere. Iyo ni impuzu avanye gusenga. Zazindi. Zakijyagi. Tugende. Ariko nakundi bambara. Ni mu giturage se. Ni mu giturage ari impuzu ujya kwambara muvuye ugiye gusenga. Nabonye n'abana b'iminsi ariko bateye. Ndaherekeje. Arekeje kandi agiye kunywa kamwe. Nabonye n'abana b'iminsi niko bateye nta bundi buryo. Kujya nawe uncishije ngaho umenga nazaranye ngaho. Ntabwo nahibuka muri Reka Mathias ni hajya. Imodoka nayisize ino tusubira ino. Subira wangu ni wari imodoka. Kenda n'amaguru. Nabyo kwa Mathias n'amaguru. Naho ncibuka. Ariko rero tuzakwanza kuzunguru. Nacho simfise imodoka. Barazenguruka ariko ntacyo bitwaye ariko bagere kwa Mathias. Kwa Mathias nunga bakano ko kunywa kwa Mathias bajya kwa Mathias. Ni mpaka mu modoka. Amafaranga yacu. Amafaranga yacu. Amahera yetu. Kimoko yazanye note. Dawe ya mwoto ni mwoto. Gafaranga Kimoko kandi yaje yazanye kandi Kimoko uyu mukobwa yamutumwemo igitambo ubyibuka amaraso y'umukobwa arakenewe cyane. Ino y'umukobwa wamukatiye ndetse bwa mbere. Ayi no muhungu ndetse amusebera ati wowe uzapfura. Nubu wawe. Wumve. Bisanzwe. Wa mukobwa bavuga ngo arakaze cyane ngabo ngo niho amashurwa aba. Wanyu bunyanyazi yaje. Ose umuvura ni mu misozi nyene. Ni mu giturage nako ni ruguru niko bivuga mu kirundi ngo ni ruguru. Nanje urabona ko nabibutse. Hari kibazo. Yabibutse yagarutse gusa cyamuzanye na cyiza. Reka gahere hakana kabandi kuntu ari keza gusa. Akakaragiye disu nakundi. Bagatumye bamutumye amaraso yabo. Urambona rega urambona ta. Orinje ari kurishyura. No mukiyo ndibona. Ni ikibazo. Nagature sinumva nagaturage kirugwa kandi kakure cyane. Kakure cyane kuntu kayikoraho. Kayinjiremo kanumva ukuntu igenda. Ninjira. Genje mose yamono kuri. Nge ndani ya gare weye. Iyo siyo probleme ingia ndani ya gare. Nacho. Injira. Yego. Dirasha. Ibintu biri uretse inzara byose babiryoshye. Ndani ya gare aje mbone wa mukobwa so winjijemo. Se wigiye byanyemo. Utaniwona we ye. Tayari. Ndani ya gare. Dore ngo turamanuka se modoka ndetse. Uyu mwana nge namubonye ni umurambo batwara umurambo. Uyu muri kano kana umurambo ugenda ko amafaranga Kimoko afite uyu mwana ari mu gitambo cyayo. Kandi namwe Kimoko yamugira ko n'umudera mukati akiri umukene. Bakundukiza bakobwa b'iyi minsi. Ariko ntacyo bakomujyemo yakura. Ariko nukunda umuntu ugakurikira inote. Oya, yabigoye cyane. Ibari bibaya sana. Matime munaendelea. Masako bw'icumi Kimoko nta kindi yakoze. Yazanye kakamodoka ndetse n'umukobwa ndetse arangidira ukuntu acunga. Ese bimeze bite? Wasanga umwana w'abandi ndisi nari marahumeka w'abazima. N'umuduka nta muntu umenya ngo uri murakora ibikirekata. Nta kindi yakoze yaje kujugunya. Dore ngo arajugunya cyo. Umwana w'abandi. Kana kabandi nagaze abana bahombeje umwana bafite abana mindane bagomba kuzamuvamo urumva bashaka kuzana ba perezida ba ministry ariko iyo bahombeje umwana abantu ugasanga aramwishe ngo agiye pfiriya
Firiase ko manayiki biriya bintu byinjiyemo wa mugabo banze ngo bwira ukuri mu byumbe neza mwitonze bana muri kuri filime biriya bintu utenyeza ugira guciciza makaguruka we ngo bagiye kuma amahera ukakandagiramo rimwe ariko wagezemo rimwe ubwo nyine ugenda ugiye urumva bamwe bamagana ngo ugiye buryasazi azimira ari nzima isazi ujya aho bazirya azirya gutya ngo shaba tugaruka ndetse hano hakuno imyaka amaze kuba byinshi wa mutabyara yiruka umugore yarijyanye yaramwirukanye bigira bigezo amaze kubigira bigezo umugore aritwara bisobanzara niba yarabyaye niba ari akashuga niba ari akamami gato simbizi gusa ariko katwumve kaje gashavuye nagakara we usigaye winjira mu rugo rwanje no kuramukanya no kiramukanya reka soita ngwijyana papa ni sedisi narusha nuko manda kubaza buri munsi mami yari nyina ari hema bakimwe arakeneye nyina kumenya nta mama afise ni umugabo ateye inda ku giti umwana akeneye kumenya nabimutse kugira ni nunu yo kumenya mama akeneye kumenya nyina disi banavutse muri ibyo buhinga bwa none basigaye babundikira abana mu mashini babandi bugusanga batafise nyina canke se bavuga ngo izapana nyina ngo ashire muri mashini ubundi basi mashini igire gute n'igipondeze azanga ko zimpondeze mwana azibanye ukuntu zivuka impondeze mbe wombwira nyina wa Yesu umva papa nawe nabibaza ni Maria se wa Yesu nawe bamwe bavuga ko ari Yozefu abandi nawe ari Imana bivuze ngo Yesu ntago baramenya so wariwe pega papa ko ndakubaza ibya mama ukaza ibyo muri Bibiliya byagatigisimu navutse nka Yesu ikibazo papa ngo yarinde yari Maria mwana nkubwiza ukuri kw'Imana mu ijuru banza nkubeshye wumve kujya kibondo nkubeshye wishime maze kinini cyane ngendana ibanga mu mutima ry'ibinyoma ariko ntugeze mu bigero kandi ukabashimye no kubimbaza mwana yakuze ngenda kubwiza ukuri amwerurire disi mwana sinyina ni wawe yakuntanye ukiri umwana muto cyane nyina yagiye kiri umwana muto ya kandi mugato tukatabyara yageje nk'umuvyeyi uko nshoboye kose kugira ngo ukure mubigero nk'abandi banamwitaho cyane ntaco ntakoze kugira ngo uno munsi abaki umwana agana gutya atakibazo ufise ibyo bimvira ko barabundikiriwe n'imashini sivyo se nkuko abandi bana bose bavutse naguri igipondezi uri umwana muzima usinze aho nyoko wawe ari nago zinyana nyoko ari ese nyina w'umwana we ninde ikibazo uyu mugabo se yateye inda nde wihangane mwana barire cyane isi sinzasubira kukubaza icyo kibazo nagazongera kimwe gusa abonye babaza papa nishimwe ashima Imana yitonze yemeye kundera amezi 9 nyina yemeye kumutwe amezi 9 mu nda ndetse yihanganye aranyibaruka aramubyara atanize ndamwica basi cyangwa ndayivanemo cyangwa ashubye muri toilette nk'abandi ahari hose mama we disi Imana imuzigame nawe yaragerageje Imana imumugisha mwana wanjye byakire umwana abonye ko ariko bazase dore se ngaricara mu ntebe uyu mugabo tuzi ko atabyara ariko umwana ari kubaza mama ari he umugabo yavanye umwana gucunga dore ubwo yaje mu kigo cy'imfubyi ndetse muri ruferi ntahandi barera abana batoya bamwe barera abana batoya urabizi uragenda ndetse wamara kugerayo wowe ukisabira wamara kwisubuga ati nkeneye kurera umwana nkamugira nk'uwanjye yarwara nkabimenya barakwandika yagira icyo cyose ndetse bakazajya bagikurikirana avuga ati bamufashe nabi cyangwa se neza aza kugira gute kwa dabutinga umwana aza kwa dabutinga nibwo kwa dabutinga munabyemera aza kwa dabutinga umwana ndetse amuvana mu kigo cy'imfubyi ngo agiye kumurera uwo munsi umugabo afite agafaranga afite kila kitu ariko abura akantu kamwe umugisha ndetse w'imbaraga zitera umwana nawe agira dore igipanga atahamo nuko giteye ariko defo ni imwe nuko ugenda ariko sha nta mbuto zirera abana wapi ntago bikora byose byaje mu rubiri ntago bitera intambwe abo babikomeye cyane binateye agahinda
umuntu w'umugabo ukabudashobora kugira gutya ngo ugire icyo wibwira babiteye ishavu ryinshi cyane shavu nyingi sana uriho umugabo shavu utakubita ngo tipu tapu ngo bikunde nyagasani we babibabaje cyane kandi ufite amafaranga Imana yaraguheza agiye yaraguhaye imigisha yose uyifite ndetse hafi hakuno hakurya hose ariko ukaba ufite akabazo kamwe kutabyara tugaruka ku yindi nzu ndetse nayo y'imyaka yubatse neza cyane ariko y'imyaka bite ko mwatevye na wundi wabonye kimoko sibe yambara costume asiga mu nzu y'imyaka karibu rero banatumira abapagasi bakaza muhira kimoko yako na pesa kimoko yako na pesa nyingi sana dore basigaye atumira ni inkunzi z'ibibi gusa nta keza kabo reka da nta cyepfo nta cyaruguru wawe nawe reka reka okay urabona ko mwatevye byari byatugoye gatoya ikoresha ni akazi kenshi uribuka ivyo twavuganye ndabyibuka sawa uyu no wazanye yego no dukorana kabisa ni hatari ndabona umusore w'umusonga ari ubwayi kabisa arakomeye kweli arashitse okay ndabaye amasaha 3 ndo mujije akazi bakaheza ko karangiza akibazo nyine ari kibazo cy'amafaranga amafaranga yarayafite aho nayo nta cyaba kubera ko agafaranga aragakorera ndetse zugakorera gusa afite n'impamvu agafite faranga afite impamvu yafite faranga ni nyingi sana mataye mu buri icuma pesa ni nyingi sana turaho n'isi wa mukobwa twabonye ndetse papa yadobutinze dore hano ari mari isi na sheri mwibarabara ifite umuswita imodoka tuzinyirayo ni kimoko mu modoka rwagati kimoko bite murakomeye yego turakomeye okay namukire berewe mugiye barabereye twe turatembera gusanye mwibarabara ni byiza ujya mukobwa ko musamu ko basabite yes sheri oya ni musheri wanjye ni sheri ntabwo bavukana abantu bagenda basakisa nzi ko abarambanye basa abarembaye yako nibyo okay ndajyowe ko tuburanye no kuri turajyowe ndagwaka business card kanje abarambanye barasa kubera nanjye guhana na Yesu buturasa nta kibazo nge na Yesu yego murakoze na Muhammad kandi tuvuga kimwe tabyemera yicwe n'ubururu nose mbabeshe se okay murakoze rata tuzosubira yego ama credit card ndetse mu telefone ndibaza yuko tuza kuganira sawa nta kibazo ama gakahita ngo bazamuhamagare baganire se bazaganira ibiki mukaga nawe ndabona ari igikara yambaye n'imikara abigikara pire kandi bakeneye kuba gakara gafite imyaka 22 bose uyu nawe babona atagiye nk'abandi bose hano ubona bikomeye cyane babyakomeye asaba buri icumi mataye kimoko ngateri ye pagasi ngateri pagasi sha uriye uko wapi wangu pagasi kwa bosi ari yutu no wariye ko wate hari binakunda tunganya harabitaye ko biragenda neza yari mu isuku areba Nyanza ndetse ni Kigali no mu Rwanda hose ni Burundi na Rwanda bebe nukugenda kuri defiri ni birori Nyanza cyose ngere reba ngo wa iri hakunya ngo wa areba hano hose cyarimwe naho boss agiye kwicara banza ganangura ko boss ari mwakabonye zinizi imyaka udafite amahira ntago karakano wakabonye igipangu boss abamo nta mugore agira nta mwana wapi afite amafaranga agendera fieri gusa agendera amafaranga gusa azaribwa nande ko nawe kasani we amafaranga yepfi uyarya rimwe nawe akaguhekenya nago babecha burarye bajya bamagara ati king we nangu ukeneye inote none zo mfite nzikoresha iki isaga mirongo waje dore ka gasonetse kamwe na mukobwa ngo baragatumira muhira
ese bagashakira iki wumve ingate bagasi uzarira gatebe dare nebe sha mushyitsi yicare uyingudo ni komando neza neza yambara nshongo n'ikabutura kandi iyo ugiye kwinjira mu nzu yinjiza n'ibirato ndebere kwa bosi n'ibirato kandi uri hanze hakandagiye ahubwo mu nzu hakandagiye arasata bamutume nazi ikimuzanye ngo niki sheri w'umuntu barebye shira muterima cyane ma déplacement wafe ya bari menshi yateje kwa déplacement agenda n'amaguru Nemzo uravuze akazi apiko bayi ape ndumushomeri kweli ntago biraza umusore nkawe watakazi imagine ariko bibaho atanzu amodoka papi kweli wapfiriye mwisi kweli ugapfura imbore nakuri feke no guha akazi ugakora kabonetse numva ko bara amataga y'amasha akazi sawa ninkugaburira ndetse umuntu ushonje ubwira umuntu w'umutindi nta faranga ati ngo akazi cyangwa umuntu ushonje kwera ko arigeze akasanga no umunebwe abanza kuvanayo dukeya ubitse utosha ariko naye bika wa mwana daya mwoto ni mwoto ari amafaranga uyafite ni hatari bika naco naya we don't worry waiting bo akazi nandagwe uragashoboye agiye kumuha akazi niba ari bwoko ki umbe itonze ujya mukobwa murazinanye wa musheri wawe ninde kuri wewe upana iki musheri wanje ni sheri nyine okay yaha ndamukeneye arabushaka akorera iki akazi bwoko ki umukozi wo mu rugo madame nyine y'amaraso yiwe ni amaraso ya mukobwa maraso ya sheri wanje imagine maraso yandi ya sheri ndetse yari rimwe yitwaga inzozi cyangwa se indoto ikabutini kingi ndetse kampani ya yindi nabwe ni filime y'abarundi iyo ari giti cyambe ndetse udacikwa kabiri ese kabiri biragenda bite mugihe uri amukobwa maraso yatanga niba yatanga simbizi ese uyu mugabo agafaranga afite muri kano kanya kazamubyarira umusaruro cyangwa kazamugira ingegera simbizi udacikwa kabiri nige namwe ndetse nacyari ya kampani iri nyuma y'ibi byose ibona n'ibandese ndetse kubyayikinnye n'ukuntu filime itangiye kurya muri kano kanya kabiri iranze imeze gute urumva atari ubukina amata aha reka mvuga ni assalamu alaikum 5 kwa 5 ndetse mudacikwa kabiri yawe ndabakunda cyane ndaje mu kanya gato